yabanje kuba boss wanjye muri gifite big mind yanda ariko nyine nyimisha mu bandi bakinyi batari basurupana bande bari bayikina mu gina yikina gaducisha filme kuri yacu nayo n'undi kera za 2020 nyuma yaho baza kuba ko bagiye gukora usanga bahagaritse bakora filme ya inshuti turayihagarika nibwo yesa kugira ngo bashaka abandi bakore washyize imbaraga cyane muri filime zose tukabona ukabona wayo mishinga bakora ikibinana cya polisi kuvuga bisaba umwanya kandi deja umwanya mba nabitamo n'ubundi n'ubwo guseranye nayakuramo muri amafaranga nakuramo nje hano n'ayamaze mu ndimo ndakora filime ya seri kuko ushobora ni filime ushobora kumara ukwezi kose ya cyumweru n'ubundi cyumweru rero bashuti nabo baza bazimaye n'indano ushobora kumureka cyangwa se wenda bakanakwiba yaciye kwa muganga araje ibi ntibanyirukana muri proje bagakomeza kureba ikindimo kuva kugeza mbaye uwundi we uyu nguyu. Ubwo rero ntarondoguye rwose bavandimwe reka turebe filime yitwa Deceiver aba narafashijwe production na company yita Good News hanyuma company yakoze iyi filime yo cyangwa se yiteguye ni The Makers akaba ari company yanjye afite n'abandi bantu dukorana ariko ninjye bashese abandi mumenya kuko ngiye n'ubundi ncuruza isura ariko bari mu kamera cyangwa se bari muri papers so abo rero nabo bari hano harimo n'abakinnyi dukorana kamera iri hari muri komedi uri kumwe na Jackson n'izindi nyinshi cyane zafite ubufatanye bwawe na Jackson buheranye imikono yawe yatangiye ikigejejeho yagutse tukabona nyine sura izina bibaye bibaye ugasura cyane cyane kandi we benshi bamenye muri komedi ariko ngiye ubundi nzi kuri filime cyane n'ikindi sura nyine barimenye cyane n'abagabo babiri harimo wa mbere ngewe n'umutiro w'umututu na Kiramani imikono yawe na Mututu na Kiramani urumva ko nawe uvuga uti nayo tumye n'izina rikomera ihera ku bucuti busanzwe ihera kuri business ihera nyine mu gihe byagiye mukoramo ukavuga uti ni inshuti kuko n'uyu munsi uri kuri mikoro uvuga uti nibo bantu batumye sura bamenyekana
byahereye ku nshuti gusanzwe byahereye ku nshuti ndabikorera ikindi business murakoranye experience rero yabaye kuko ari inshuti benshi tugira batandukana ubundi bakongera bakiyunga hagiye habayo macenga yo gushwana no kwiyunga twebwe rero ukuntu tumeze kuko twatanye ko tumeze ndakeka nyine ko ibintu bishobora gutuma tuba abantu bakomeye kubera ko twatanye na mututsi na kiramanga bari yatemye yose nyine uko bivuze na n'ubu ngubu turacyari kumwe ikindi navuga byadufashije kugira ngo umuntu atangire kwikorera ku giti cyiwe ubu ngubu niba bari gufite cyane turagifite mfite n'imbuga muri filime zanjye so urumva icyo navuga si ubwabaye CEO ariko ntabwo mubuza gukorana na bagenzi kubera ko amasaha ubu tuvugana mfite filime yanjye ya The Forest yabaye iya mbere ubu ngubu cya Masharika Festival urumva last year ubu ngubu filime nakoze bayita The Money iri muri Tania ndetse na Paul n'abandi bose abanyagihugu bo mu Rwanda iri ku mwanya wa 4 muri festival ya Africa kunyumva irahatanye igikombe cya Africa mu mwanya wa 4 muri zayo ni East African Compass icyo mvuga ubu ngubu nonaha nzayironshika ejo bundi nzabatumira gusa nibyerekana nyine ubumwe na hard work byasohoka kenshi gutwara wani cyangwa se igikombe rimwe na rimwe abahanzi cyangwa se abakinnyi ba filime bavuga ko hari aho byabavanye n'aho byabagejeje igikombe watwaye muri Mashariki cyatumye ukanguka ubona ko nyine bishoboka ko noneho nawe wajya ku isoko cyatumye umenya ko isoko ntabwo riri kuri YouTube gusa kuko ngiye filime zanjye ubu ntabwo zishobora abantu benshi barambaza ati Soroba ko uhagaritse gukora gushyira ntabwo nahagaritse gukora ahubwo ni uko navumbuye isoko rya nyaryo n'ubwo filime zanjye zijya muri festival zigarura kuri YouTube ariko bamuha uburenganzira n'abantu kurusha so namaze kubona ko u Rwanda rwacu tugomba kurugurisha mu buryo no muri international none mpamvu filime zanjye zose zari ntabwo zikunda kuba mu Kinyarwanda akora icyo giza giswa nyine mbangamiye ikintu kikajyamo ariko namaze kuva mu isoko rya nyaryo naryo rya festival nshyira mu mafestival narangiza ngashyira no kuri YouTube imwe muri role abantu benshi badashidikanyaho ni igihe uri kumwe na Mitsutsu uba umukubita abakubita mbese iyo wowe kuri seti nawe ni ibisobanura gute nyine birenze ibyo twebwe tubona kuri kamera nk'amafaranga tukiza muri bino bintu twakoraga ibintu dufite umutima urumva nimba ari jido yabaga ari jido ya nyayo nimba ari ingumi yabaga ari ingumi ya nyayo kandi iyo watahaga nta gisebe ufite bivuze ntabwo wabaga wakoze so urumva iyo umuntu akishakisha kuri ibintu byinshi nk'ubu ngubu ntabwo namukubita singatinze nawe ntiyankubita umuntu mu byemere so icyo navuga ni uko iyo umuntu ari kwishakisha kuri ibintu byinshi biri so dangerous biriya twarabibahaye ubu noneho tugeze ku rwego rwo kuzamura nyine filime zacu dushyire ku rwego rwo hejuru kandi ushobora kuba ndi umunyarwanda wa mbere urimo kurusha filime zo kuko ntabwo ndi uwa mbere kuko n'abandi barakora ariko izanjye ziri kugira umubare ushimishije mu mafestivali izina Soroba ni mazina bwite cyangwa ni izina nyine mwinjiranye muri kariyeri bati kano kazina kazamura izina Soroba ni izina rya kariyeri ryo mu Rwanda Sway niyo mazina Soroba rizabite Soroba ryaje gukora komedi Nyiramitsutsu byanavuye mu kanwa kanjye ariko bitabimfasha no gusarariza turabifata nyine turi boostinga birakubita cyane ubu nyine aho turi ubundi abantu bari banzi kuri Navi cyane kuko Navi byari iryanjye ariko naryo kiramana rishyizemo imbaraga cyane mu reba n'ibintu so urumva njyewe ni umunyarwanda ufite amazina ageze muri ane kandi yose none ubwo Nevi na Soroba batandukanye ni Nevi Soroba Nzogo na Nzungu ariko muri yose ahagarariwe n'ibindi akaba ahagarariwe na Soroba n'ikigo na Navi akoze cyane ikindi narangizaho ndashimira Kiramana ya grand frère wanjye mfasha mu kintu cyose mushimire na shiri wanjye musapotinga mu buryo bwose bushoboka kandi koko misi ishize waramugaragaje yes ntabwo namugaragaje ariko naramuvuze ariko nzi hafi kumugaragaza kuko ndamukunda cyane uranywa vuba se icya nyuma narenzaho uranywa vuba yitegura muri mwaka oya nagire umwaka ni mwaka wakoze ukavuga ariko nanjye yesi ko kumashiraho yarapfuye agiye mu mazi irapfa nyine turayikoresha nicyo kintu nyine nzi nakoze nkabona ko kimubabaje biriya byo ni prank namukoreye ntabwo biriya byari kumurakaza cyane ariko imashini niyo twese twigiramo ibintu bya buri munsi n'ibyangombwa bimubabaza
gushora imari muri sinema ni kimwe mu bintu yitondera cyane cyane utangira gushora ushobora kuvuga ko turenda tugomba gushya ecosystem yo kumva wakomeza njye narakoze bimwe birashya ntabwo iyo utangiye ibintu bitabikunda bimwe byarahiye bigeraho birakunda ariko uko bigize bifite kuko ugomba gukora ibintu byiza nkabanza nkabyitondera resitora ni nziza abantu barareba niyo abantu bamaze kumenya barabireba uyu munsi buri wese afite na filime nyinshi mugana bafite inzozi za filime kandi kuri Netflix igaca inzozi zawe ziragaca ikigera imbere cyangwa ziri wayine ziragutse ibyo byagera ahantu kuri ibintu byanjye byamfasha nanabikunda igihome ukurikije uko yanditse uko yiteguye n'uko abantu bayakiriye birahuye birahuye nta kintu bitwaye twitege n'indi turebe uko bazayakira ubundi se ni filime ivuga ku kimwe utarayira amashuri cyane avugira aho iyo filime ari kuvuga ni reka ngiye muri rusange iritsa iragaragaza umwana w'umukobwa kenshi hari ukuntu tubyara tuzakuranwa imiryango igatwanga icyo kintu ntabwo nahita mbabwira sitori yose icyo kintu igaragaza niyo mpamvu navuze ngo nimba ushaka kugira umwanzi uhoraho uzavuga umufemeri nabi abantu bose bazakwataka tukakunda na solo tukagaragaza ubuzima bwacu izarangira gukomeza iyingira filime cyangwa zose ngomba kuzikora ese ubu ngubu ntugerekeye ugiye uvuga utwenda zagiye zizagera muri filime zanjye kugira abantu bireke ubundi narabiretse umuntu nkorera ni dadi kuko niwe wanzanye muri bino bintu we ntabwo nareka kumukorera ariko abandi narabaretse dadi ntabwo mwishyuza kirase oya ni boss yaranyishyura ayarishyura kandi mu babosi bishyura neza nagashimwe niyo mpamvu ubona nyine twese tugiye nyine ibyo twajyamo byose turahabwa ntabwo wava mu ugeragije ni kangahe yahiye ariko bahiye menshi ariko ko ari ibintu atari ibintu bamatiza badashyigikira ayo mwana utangira mama yahise abyumva ushobora gushyira filime ushobora kugaragara cyangwa ugakoresha interview umushima umujya kwishyura isi yahise abyumva ufite umwana wawe cyangwa kandi kirabona nagiye mu pasiporo bakubwira imbaraga zanjye rero n'abatarashyigikira barashyigikira amakuru amenyekana hari ikintu hari ibintu byakurikiyeho bivugwaho byinshi ariko ntabwo bibabaza ntabwo rwose urugero byinshi nkabona bitondeka bonyine si ibyo byambabaza nyamara hano haza kugurisha titi afite wawe yaratandukanye niwe ntacyabaye ahubwo n'ibyo mwari byabaye ariko twebwe nta cyabaye hagati yacu so media yarabatandukanyije ariko twebwe ntabwo turacyari inshuti kandi inshuti ntabwo zitanga urakoze cyane urakoze cyane